Hello to everyone. Nizere ko ibintu ari amahoro, nshima Imana kandi muzagira n'iminsi mikuru myiza ndayibifurije. Uyu munsi rero tugiye kureba video itari ndende cyane ivuga kuri Yup AI. Yup AI ni AI tool ikoresha ama AI models ari pro yishyurwa, ariko tukaba tuyakoresha twe ku buntu. Cyane cyane murabizi abamenyereye AI dukoresha nka Nano Banana 2K, Nano Banana 4K, ndetse tukaba dukoresha za Claude Opus, za DeepSeek, High Thinking Capacity, za ChatGPT, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. So uyu munsi rongeye kubazanira Yup AI tools uzajya uzikoresha ku buntu. Inkuru nziza ngufitiye nuko iyo uyikoresheje neza iminsi igera kuri 7 utanga feedback, kuko ni AI batangiraho feedback. It is the ranking AI tool. And a fintech. Like, share, subscribe and comment. Don't forget to hit the bell for more updates. Kuri icyo usabwa ni ugukurikirana video ntihagire akantu na kamwe usimbuka, kuko ni Yup AI ifite abantu benshi bagiye bayijya inyuma. Abambere tuzabona Coinbase. Coinbase ni investor wa mbere dufitemo hano, tuzabonamo Angel, tuzabonamo ndetse n'abandi benshi. Team ayiri inyuma nkuko mubareba, harimo team yo muri Google, team yo muri Angel, team yo muri Coinbase ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ayo matimu yose arimo rero yakusanyije amafaranga agera muri miliyoni 30 z'idolari muri uyu mushinga wabo uracyari muri beta. Icyo usabwa ni ugukurikirana ibyo ngiye kukwereka, ugatangira nawe ugatangira no kubikuza. Yes, eka dutangire nino Yup. Yup murareba ko iyo dutangiye ikintu cya mbere tuzakora ni ukuza uzakanda kuri link uzaba wabonye, then iyo umaze gukanda kuri sign in with Google, nicyo kiba gikurikiyeho. So it's here, aho ngaho niho uzakanda. So then they will be verifying. Yahazamo email, ugahitamo muri za email zawe, muri email zawe hazamo rwose iyo ukora igakomeza. So then warangiza ugakanda continue, uzakanda continue hariya hasi tumva muhabonye kuri continue. Yes, nurangiza Yup bazaguhereza icyo ushaka. Wenda for example uzayihereza prompt ibisanzwe. Yes, uzayihereza prompt. Yes, then reka twandikemo ikintu runaka. For example, let's do crypto analysis, updates based on circulating news, circulating news and the fundamental analysis. It's an example, fundamental analysis like this. Niturangiza twohereze send prompt, baduhereze igisubizo. Barantu ibisubizo biri mu buryo bubiri, baduhaye Perplexity, baduhereza na Gemini 2.5 flashlight online. Then nge manure nkuri gusoma scrolling, ngeze hasi, hagana hasi gashoboka nze guhitamo. So uhituza wenda ugahitamo, kubera it's tablet ndi gukoresha, ariko mwe murakoresha telefone. Iyo uri bukoresha telefone uraswiping, nuvuga ngo uraza ugaswipinga ku ruhande, uraza ugaswipinga cyangwa se swipe, simba muri kubyumva ariko so simple. Yes, uraza ukaba watambikisha ku ruhande like this, ugatambikisha cyangwa se byabiganisha hirya ukajyana hano. So uraza rero ugahita ukanda hano kuri I prefer this. Urareba ko yes, ukanda kuri I prefer this. Hano naho twaye dufite ikindi gisubizo, ushobora kuza ukabona kino nicyo cyiza, still nacyo ukaba wagihitamo, ariko uzahitamo kimwe. So twabonye ko turaza guhitamo hano hasi, niturangiza tuhakande I prefer this, batubaze impamvu tuhakanze, ubwo uzahituza kuri no uze hano
impamvu bihisemo, ushobora guhitamo like this, ushobora guhitamo like this, ushobora no kwandikamo hano ukagira ibyo ugira gute wandikamo. Reka nshyiremo untact and fast insightful, nkaba nakandikamo AI model gives detailed informations or informations like this information. So yes, warangiza ugahituza ukanda hano kuri send feedback, ahangaha kuri send feedback, aha uhite baguhereza 5000 guscratchinga like this, guscratchinga ku buryo uhita ubona. So iyo ubirangije like this, nta kindi uhita ukora, uhita uza ukajya kuri chat usa nk'usubiye inyuma, gato ariko ntabwo beno ntugahita uza kuri chat. Iyo urangije kujya hari uhita ukaza hano kuri chat ukavuga ati wenda generate SVG of Santa dancing in church ugakanda hariya. Tumva ari ibisanzwe twabibonye. No bazaduhereza ibisubizo bibiri bitandukanye. Clear, urareba ko irimo iranaliza, baduhereje GPT 5.1. yes, bayiduhereze. Tuze turindire. SVG ziratinda cyane, ariko nta kibazo, nazo turazirindira, nta kintu bitwaye, kugira ngo mbibereke neza cyane. Iyo winjiriye kuri link ho biba biri simple, urareba SVG kwa ntavuze ko ari animated, urareba iyi mpaye, turindire n'iriya nayo i-downloading irangize. SVG ubundi nizo twita vector graphics, yes, cyangwa se icyo twita scalable vector graphics, irazikora. Urareba dufite n'iriya kiracyarodinga, DeepSeek version 3.2 irimo iragenda gake cyane, wenda twaza twikandira kuri I prefer this. Urareba ko n'ubundi dukanze turaje twikandira kuri I prefer this, ko ariyo twahisemo. Tugiye kureba ngo ese tuyitiyemo iki, urabazi duhaye noneho ari ebyiri, iyi niyo twahisemo, iyi niyo tutahisemo, none ukagenda uhitamo. Uraza rero ugahitamo untact, clever, cube, incomplete, doesn't work. Hano ukaba washyiramo ikindi ushaka kugira ngo utange feedback yawe iri strong. Hano uraza ukandikamo, then warangiza ugahita ugakanda send feedback. Ibi nibyo dukora everyday, ugakora task 5 cyangwa se 7. Yes, ugakanda task 5 cyangwa se 7, then tugakanda send feedback, tugahita kuyibaza. Tugira leaderboard hano, ushaka kureba AI model ushobora guhitamo. Ndaje mbere ku buryo bayihitamo. Hano ushobora kuza kuri profile, hano ni kuza kuri referral. Reka tugende kamwe ukaza ukareba muri Gemini fastest among top 10 vibes model ndetse n'ibindi. Ibi nta nubwo bitureba hanini, ariko ni byiza nabyo kubireba. Then twarangiza tukajya kuri profile. Iyo tuyigezeho urareba ko bakwereka ibintu byose, izo umaze kubikura, uko mubireba hano. Tuzabonamo izo umaze kubikura like this. Yes, tuzabonamo izi nizo mfite, ubwo mfitemo 48. Hano dufitemo izo maze gukoresha nizo nakoreye zose. Hano model maze gutanga feedback 250. Izi ngizi ni UP credit maze kubikura zibanye n'amadolari 8.2. Top model nkunze gukoresha, murareba ko nkoresha Seedream 4.5 max na Nano Banana, kwa ko ngiye nkunda gukoresha image generation muri ka kazi nababwiye tuba turimo. Ibyo nibyo by'ingenzi twareba kuri profile. Tukaza tukajya kuri referral, uko muyireba hano. Referral ifunguka nkuko nabibabwiye buri cyumweru. Buri muntu wese ubyemerewe yemerewe
gutumira abantu 5. So uzaza rero mu gihe uzaba wabyemeye kujya uyiha abantu bawe, uzaza ugire gute, uzaza ukande hano kuri copy link. Uzakande kuri copy referral, uzakande kuri copy referral link rero nkanjye ninyikanda nkuko muza kubibona, muraza kubonamo amagambo 3, ndaza kuyishyira no muri first comment yo kuri YouTube channel, muraza kuyibonaho. So nibyo ngibyo. Ikindi kirazira kwitumira nkuko bibona, baravuga ngo ntago byemewe kwitumira. Yes, ubwo nibyo byiza kugira ngo mukore ibintu neza mutekanye. So sasa rero kambereke uburyo bwa cash out. Cash out uzaza kuri profile hariya hejuru, nurangiza kuhajya urabona cash out irahitiza. Cash out ihitiza ngiyi hano, ukayikandaho cash out, wangiza ukaza hano hasi kuri got it, kanze nyibereke. Yes, hano kuri got it, wangiza ukakanda cash out rarakihisiza. Ahantu hita wirukira ubanza kujya hara hejuru, ahangaha ugahindura hariya harimo USD urayihindura. Noneho wamara kuyihindura ugashyiramo icyo ushaka kubikuza. Nimba ari Solana for example, ibyo dufite ushaka kubikura, harimo Solana mu biri highlighted, urara ko dufitemo ni dushaka kubikura n'ukwera kuri USDC kugeza kuri Solana. Dushaka kubikura USDC, Ethereum, Bitcoin cyangwa se Solana. So uyu munsi rero ndagira ngo mbereke uburyo turabikura USDC. Kadushyiremo USDC hano, noneho ikiba gikurikiyeho uraza ugashyiramo umubare. Iyo ari ku nshuro ya mbere iba ari 1000, ariko nje kubera mazemo iminsi muri payment rero za USDC nshobora gukoresha, harimo Coinbase, Metasi, harimo Base, gukoresha Base, harimo gukoresha Solana, akaba no gukoresha Coinbase. Guza USDC muri OKX, reka nshyiremo USDC noneho nshyiremo kuri base, namute nshyiramo wallet. So wallet rero turata tujya hehe, giye kujya muri OKX nzanemo wallet. Ya uhituza hano muri OKX, uramutse utayifite watubwira. Turaza duhite tuzamo kuri deposit bisanzwe, deposit crypto hariya. Turangiza kuhakanda, baraduhereza ama asset yo guselectinga. Tuzaza tujye hano duselectinge, uhita ubandikamo iyo ushaka. Tubonye ko tugiye kuzana USDC, barakihisizamo ihisizamo USDC. Yes, USDC murako twamaze kuyibona, tugahita dukandaho kuri USDC, tukabona noneho ama network tugomba gukoresha. Izi zose ni network, ariko mwibuke twebwe iyo turi kurebamo ni iyihe. Twebwe iyo turi kurebamo ya Base, yes, iyi ya Base murabona ko niyo dushaka, niyo tugiye gukoreramo. So baza ugahita uyikandamo rero ya Base, bisaba iminota 19 kugira ngo zihagere. Warangiza uba wamaze kuyibona ya Base yacu. Address wayibonye uhita ugakanda kuri copy hariya, wamara gukopya tukaba ariyo tujyanamo hariya. Then twarangiza tukaza muri ya UP yacu, tukaza tugahita dukanda hahandi tugomba gushyira wallet. Murahabona ni hano ya Base, kugira ngo tuze kubikura USDC tugapestingamo. Then twarangiza tugahita tuza tugakanda hano hasi aho kuri cash out, ahangaha hasi tugahita dukashinga out. Urarindira. So hano urahita ubona ko bahita baguhereza email kuri OKX nkuko ubireba hariya, bagahita banuguhereza email yuko hari crypto zitangiye kuza 1.8 USDC ko ziri mu nzira. Mu kanya niziza ndahita mberekana uburyo tuzigurisha kugeza kuri mobile money. Yes, hano urabona ko twamaze kwakira ama USDC yacu yageze muri OKX. Reka noneho tujye muri OKX tuyagurishe twihuse. Ukurikirana video muri OKX zacu urabibona ko yagezemo. So ahagaze $1 n'amasenti 79. Reka tuyahinduremo, tuyakonvertingemo USDT, tuyajyane muri peer to peer. Yes, kurikirana ntagire ikigucika. So iyo yamaze kugeramo rero biba byoroshye. Murabona ko ubu yageze kuri, tuza hano kuri asset, tuzaza hano kuri asset, nurangiza kuhaza turebe aho tuzifite. Urarako muri asset zacu harimo amadolari yagize gute yagezemo. So then icyo tuzakora ni iki, urari muri trading, tuyafite ari muri trading. Hano tugiye gukomfata
tugiye kujya muri convert kugira ngo tuyahinduremo ama USDT, tuzahakanda turangiza tuze kuri convert iyi dukomvatinge, baraza kutubazamo izo dushaka gukomvatinga. muri ako dufitemo USDC ngiyi hano, tunafitemo USDT hano, turaza dukande hano kuri max, ahangaha kuri max zose tuzishyiremo, urabona zose zigiyemo, tubone ama USDT bari buze kuduha. Nta kindi turaza guhita dukora, turaza guhita dukanda kuri preview quotes dukomvatinge, uhita uza hano kuri convert aha munsi, uhita uza ukomvatinge hariya. So turangiza gukomvatinga, ubwo turaba tuyafite byaciyemo, tugiye noneho kuba twayacuruza kuri peer to peer. Yes, tuzaza tuze muri asset zacu, tuze muri trading, tujye kuri transfer. Yes, tuzaza tuze kuri transfer hano, dutransferinge tuyakure muri trading tuyajyane muri funding. Trading to funding turaza duhitemo max ahangaha, niturangiza max dukande confirm, ugaraba yagezemo hariya. So peer to peer rero tuzagaruka hano kuri back cyangwa se kuri home ahangaha ha OKX, niturangiza tuhakande, niturangiza tujye hejuru, turajya hejuru hariya. Yes, ahangaha zereko muri kuhabona neza cyane. Niturangiza turaza tujye kuri trading, muri trading urabona ko muri manage asset dufitemo peer to peer, tuyikandeho. Niturangiza kuyikandaho ubwo turareba abaguzi bari buze kutugura. Twebwe ubwo tugiye gushora, ntabwo tugiye kugura, bazwe tukanda kuri sell. Ubwo kubashyashya abantu ugashyiramo Rwandan francs hariya, ugomba kumakinga sure ko hano harimo Rwandan francs. So tugahita tujya kuri sell, kuko twe tugiye kugurisha, tugahita tubona wa mbere icyo uzareba arareba kari 2800 kandi abiri yendaga kuzura. So ushobora guhita rero ukarebamo ufite range muza guhurizaho, range ishobora kuza gukunda niyo uhitamo. So urako dufite bench, uramanuka ukareba dore nk'uyu nguyu nawe range ya 2, range ya 2 nk'uyu, reka duhitemo uyu wa Pi Crypto Trading. Urahita uza ukande hano kuri sell ahangaha, nurangiza guseringa this sell, ubwo turaba tugiye gutangaho order, tugire max, tuze dukande kuri maximo ko zose tuzigurisha USDT 1.8. niturangiza duhite tuza kuri sell USDT hano hasi tuzisellinge, turangiza tuze dukande kuri sell bisanzwe sell. Ubu ni ngo order tumaze kuyitanga, hazakurikiraho verification. Ubwo verification ninjye nkoreshamo fingerprint, wowe ushobora gukoresha izindi zitandukanye, then ugahita uza hano kuri sell ugasellinga. Yes, urako order ibimaze kugenda, ikiba gisigaye urareba baraza kutwishyura mu gihe cy'iminota 30. Ahangaha ndaza kubereka amafaranga yamaze kongeraho kuri mobile money. Ibi nagira ngo mbereke, iyo bamaze kukwishyura nta kindi ukora, uza kuri order ugakanda release. Iyo bamaze kukwishyura uzaza hano kuri order, aya ni amafaranga. Ubwo ejo dushobora kubona nandi, nuvuga ngo ino yup AI iyo byagenze neza, siko no babonye bampaye 9,000 rukundi batanga 10,000, ubundi ni amadolari 4 mu cyumweru. Amadolari 4 mu cyumweru iyo ukubye byibura ubona ko ari ibihumbi bigera muri 5,800, hafi 6,000 hafi aho ngaho. So ubwo rero uri umunyeshuri, uramutse hari ibindi ushobora kubikora, it's simple. Ikindi ntabwo dukeneye amafaranga cyane, ahubwo dukeneye ubumenyi. Murareba ko bahise bananyishyura, ni mahire ntarasoza video. Ubwo ngiye urahita uza hano uze kuri pending release, urayibona hano, then ugahita ukandaho, ugahita uzo ugakanda hano kuri release crypto ngiyi hano, then ukareleasinga crypto, ukaza ugahita utikingamo hano yuko wa receivings amafaranga, ukareceiving, then ugahita ukora release crypto, ukaverifyinga. Ubwo ndakoresha fingerprint, ngiye niyinyorohera, wowe ushobora gukoresha authenticator cyangwa se ugakoresha n'ibindi. Iki gihe transaction ibirangira ko irihuta, nta bintu bigoranye, amafaranga nayo akaba yagize gute yakugezeho. So
nizere ko rero ibintu bimeze neza cyane, mu gihe ubona bigufashije share, like and comment. Umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza.